uri kumva Jara nyemerera rero twinjire gutya mubwire inkuru zose nzanye kandi ubyemere ko iki kiganiro kigomba kuba gitandukanye n'ibindi kubera ko kigomba gukombina siporo na showbiz twarasigaye tumaze igihe muri siporo ariko birashyushye nyuma yuko abayobozi ba Reyo bamaze gutorwa wamenye ko hajemo umwuka mubi batadeyo bamaze ntago bari kumvikana na bamuvunyi bapfuye umugabo witwa Jado Castare na Samu Karenzi. Jado Castare nyuma yuko agiye gupresenta umushinga banamwemereye igihembo cya miliyoni 30 by'idolari agomba guhembwa yari dekaraye ko ari umu APR umwuka mubi wamaze kuza kandi noneho saho honyine ndagira ngo tuze no guca mu kwakira Kazungu Clever nk'igikoma ngoma mubwira uburyo bagiye Kazungu yakirwa n'amateka mukadacimaka none se naga ari nge wavuze ibyangabo Robeni na Regis kuri Radio 1 ibyo nabyo nubyemera nzabicaho ariko sinshaka guheranwa na siporo kubera ko na showbiz nyeneye kwinjiramo hashize igihe Jado Castare yamaze gutereka uwitwa The Ben ibyo navuze bye nabwiza mwabihaye agaciro iriya korabo iruta izindi iri izabiyoboye igitaramo cye ariko nanone amakuru ari kunsumira ko BNB bigiye kuvugurura abakozi showbiz ikajya ku rundi rwego ibyo uze kubimbaza mbicemo neza ariko sinkubiri ya Regis na Mike ninde wundi muri iki gihugu wabivuga ari nge wabitangiye mbwira undi munyamakuru wavuze ibya Mike na Regis ninde wagiye yitsaho mu bitandukanye mwanavuga ngo Regis nagira gute ntabwo yisabaganya ntaga bikunda oya ntaga bikunda none birasohoye none hajemo n'ibintu bikomeye vuga ate baba we iyo nkuru rero ndagira ngo utegure nimero zabamenya fata nimero zabamenya umuhamagare uvuge ngo Ivan aka Prince wamaze kurongora wamaze kujya muri Amerika nyuma yuko umurenge ubaye mwibanga katkati bahita bamuhereza visa imara amezi 6 uburi muri iyo periode yo kugira ngo umuntu akore ibiro official hariya ubundi uhita stayinga ntago mukeneye kumenya Mr ufite ubwiza muri sinema ngo abakobwa barangarira mbabwira umuntu umutsindiye uribuka ama episode disikrema yamurekuyeho ngo bose bavigitwe amurekuraho none amutanze mu gihugu cy'isezerano ninjye ngiye kubabwira umujyi agiye yarandingiyemo uri kumva ninjye ngiye kubabwira naho ubukwe buzabera mene turasoza uhamagara bamenye umumbariza ikibazo kimwe watashye umurenge ntiwawutashye gikada. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe mwese abadukunda n'abadukurikira ni iby'agaciro cyane gukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe twicaye muri Urban by City Blue niho tuba tugiye kwiterekera ubundi tukanzika hamwe n'iyi mfura y'u Rwanda mubona kuri kamera uwo nta wundi ni umukada ariko akitereka gikada afite ukuntu utagira unsetsa mba ngushogoza ngushimashima nk'ibisanzwe rero ndizera ko umeze neza oya ntago meze neza hari ukuntu tangira ati umukada w'abanyarwanda yego ariko uyu mukada akaba umukada wanjye naye mba mukeneye biriya bintu biraryoha papa nukuri nigeze gukubita iminsi 2 ntavuga papa kamba yewe abantu bari banyishe nibwo usobanukirwa neza ibintu tuvuga baba we watise byakugendekeye bite urumva hari ukuntu nabibamenyerezaga bakabikunda noneho ngo nkabyenseramo hagati mu magambo mu nkuru aze papa kamba wanjye waretse nk'ibomorera ngenyewe turamuramukiye akano baragakundaga cyane dusuhuza abantu bose bagakunda bari hano imbere katikati n'abari hanze kuko bari katikati hari abajya banyereka ko ari wane ariko abari hirya bo bitwereka kurushaho kubera n'izindi geste bakora nyaboneka zo kukashwigiriza ajyaga mbona abakunzi kuri X niho bakunda kubivuga ngo ariko ngo kuki ngo aba YouTuber ngo bageze ku ba diaspora ngo babitsaho cyane we nta kintu ubonamo suba nose ntacyo wumvamo ariko nomari reka nkubwire
nitwe se twazanye umurongo wa Bibiliya uvuga ko nta muhanuzi wabo. Ibyo ntibyavuzwe na Yezu wa Nazareth. Aho twe turi guhanura. Yewe wa mukunzi wanjye yirirwa mbwira ngo wa Nazareth. Isoni zikawa sinzi ukuntu byancitse ati Yesu Kristo wa Nazareth ma. None arabivuga. Oya ndabona uri guseka nk'umuntu wari ubifite amakuru. Oya uri amakuru ubifite ahubwo nukuntu bigize intambara. Oya nuko ari umucuti. Ubundi umuntu w'agaciro cyane yakubwiye ikintu nawe ugisurinyaho cyane urasiribanga. Yego. Nyine nuko akunda kubivuga. Nge nabonye abantu batangazwa namwe mu masirenge tuba dukoresha hano tuganira tudondosha. Kandi nabyo bituruka nyine kuri connection uba ufitanye n'umuntu nshaka kujya n'ahandi hantu ntibiba ariko bimera mu by'ukuri ukabona nyine abantu bari kubikunda. So rero umukada uyu munsi ndi kubona muri abani wangezeho waje mu mujyo wa Gisoja ariko nanone wa Kibako kuko impamvu ze Bako ndi kureba hasi nareba no hejuru kuri Jordani nareba no ku Ikepe Lakers. Oyas. Ahangaha baro iri ku ngonga. LeBron yarataye. Ariko nanyura hagati asanga nk'umukada. Gikada. None ko nabikubwiye ubushize ntibigende neza. Ubushize ipantaro yo ntacyo bavuze. Ariko baravuga ati iyo penti iri nzima. Ariko iyo keche turi kubona rwose hari Kechi se? Oyas. Bayitaga ko rwose. None se? Ngo yaba ingana mu ngo. Oya ndakugarukaho. Ndakwitsaho. Nukuri kose papaka. Uzi ubugome wankoreye. Ni wewe wabanteje. Inese? Nese nago wanyimye tukuri. Ngo hatajya akabose. Nta tukuri reba ibihe turimo. Ni ibyamakoti vumbi imvura. Unyimye tukuri. Ntabyo uzi ntago nakwikijeho ngo ugende wicaye unesheje agaciro ariko iriya Santa Fe tuzayicanira ibyo wakora byose iyakira keretse imbora beshya abantu ntari umukada wawe ubwo zabivuguruza iriya yo niwe waneje abantu cinaratamikamo gatatu wisunyibitse umuvandimwe Jango wamukanishi wanjye ari kunyereka mu modoka nakwereka yindi y'umutuku yego imwe ya Audi ye baba we iriberanye no gutwaramo ikizungerezi oyisungira uti nuru rwego ye baba we iriya niyo bita voiture rega jyo utandukanye imodoka na voiture umukada nukuri iriya niyo voiture tuzayicaniramo ariko ubushize narakubwiye sinzi nimba Dani njye narakubwiye ko byatambutse ko kuva na kera njye ikintu cyitwa kechi nicyo kintu kingora ariko noneho kuri no ncuro ndi kubona rwose nta hantu ugeze uhurira n'ikijyanye oya bandropins drop out turi kwikoza isoni muri wabyita drop out Dani none suri kubibona ute nuwarivuyemo Dani ari kubibona Dani nyine ibyo byose agenda yereka abantu nk'umusare abanyuza hasi hejuru oya nta kintu bino biba bimbwiye cyane kuriya muvinga kamera niko muvinga n'imodoka ino urumva kuba nakambara Gucci ni ibintu ubinganirije mu kanya nge nita hasi inzu ihera muri fondation mpora mbikubwira nejo bundi ni akantu kanyuzemo yego ariko nizere kuko soye ya byose hano bere kubibona ase katukuri cyaka Jonis nushaka uzama ka Jonis wanya kimyende y'umuhondo nyikunda jara Jonis na Jonis nuko Jonis ubundi reka nkubwire iyo uza kuba udafana ya yindi nari kuzajya ngira ngo n'ubururu ni ibintu byawe ariko ko nta hantu bijya bihurira n'imifanire nkavuga nti umuntu ufana Arsenal azafana Chelsea abanyuranyije ni ikosa se cyasi ikosa
tukuri uzi umuvandimwe se nuzi wa muvandimwe nkora impanuka tukavugana akavuga ati hari impano mfitiye papa Kamba wo mu Bwongereza uzi ibintu yankoreye ejo yarampamagaye arambwira ako naramubuze oya ngo ari kwica amande ngo ari mu mujyo sindi kumubona ariko nubwo wananiwe kumubona nanjye warankumiriye wanga ko mvuga ibya Medibit nayo ya Jamali ngese ni wankumiriye ukumiriye nte wigeze utuma mbivuga nkubwira uburyo na materiel zose ushaka kuvuga ko indirimbo Kitoko yakoze ifite makaboko kayoya baburetse tuberereke uzi ukuntu uwo muvandimwe ibintu yankoreye se ubwo ni nabyo wari unakomoje atumukada turabanza ugategura ibintu uvuga tareka ikibazo ategura gukodesha imyenda yarazi kukodesha se aho uziko hari n'abantu koko wamugani bajya mbona basa nk'abikomanta muri uwo ubu hano nari navuga shop namamariza inyambika reka mbitambukemo aho ngaho rwose uwambaza namusubiza ntitira urabizi tubisiranye uyu mugabo mubona wicaye ni umugabo udatinya kugura ibaro oya ndagushyira hanze nuramenaguye baro se ngiye yita baro ngiye kubona mbona baro urasandaje gufungura ese garidobe ko yamaze kumeneka ishyize muri basket unahantu atari icyango everywhere oya ariko ngiye mbitambukamo neza nkavuga ngo nukugira ngo tutagayika kameme abantu nibatubona babone ko twakarabye tubaheshe agaciro duhesha agaciro iyi platform na iri heavy no kumuvandimwe yabiciyemo nyine birantungura ndavuga ati mudutera inkunga se none se iyo rekazi ujye umenye ibyayo rekazi se urashaka kwitsa kurinde kuri kobi wenyine se naguze latest ya Lebron nzagaruka nyambaye hasi ni Lebron sha bro gikada oya nukugira ngo nukubera nyine mani nibyo bintu jaro kuri kunkoza isoni oya nta soni wambabareye tukijandika uziko noneho wagira ngo nageze ku isimbi n'ubuhamya byahindutse ubuhamya dukunda ibitwanga ibingi ariko nyine nuko wenyine ubona byitsaho ariko ukabuze ko nyine oya reka nkubwire nagomba kuhatambuka neza kuko cyo nangana kwita unserereza ngo ndipfumba ibyo nibyo bintu nanga none bikanagaragara yuko biragayitse se ngo nyine naraburije oya nago waboreranye umukada nago naboreranye kugisha ukuri oya rwose pe ariko tunabivaho sabaganya gikada nabyo turabishyiramo gikada kumira ariko nkubwije ukuri tunabivaho ucunze neza wabona ko ngira umwihariko muri outfit nambara cyane cyane iyo ndengeje agashati irankorera nyine imirire amanuka yego okay sawa rero reka twijandike muvandimwe oya simbyemera sinemera ko twijandika none se ko nagufatiranye muri intro wayisoje ngo umijambo nkubwire abakunzi bacu yego icyo badukoreye mbanze bacaho gato bacaho pe ni inkuru imaze iminsi 3 nayo yankoze ku mutima iranshimisha ariko nanavuga ngo nzayigusharinga ni Fortnite no barabimbwiye ati papa Kamba wacu noneho bafite ukuntu banagutinya bavuga ati CEO ntago yabona umwanya nkababwira ngo sinongere kumva muvuga ngo CEO Chief Editor ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye mubwira ibitangazamakuru byabuze aba Chief Editor tukabinyuramo ariko urabizi umuvandimwe wacu wibere imoreyare ejo bundi madamu wiwe kizuba yego cyaragraduatinze yabonye doctora ubwo uri kumwumva se tumusuze papa Olivis papa Oli mbagira ngo ugarukira aho ngaho hari abantu ngo bamubwiye byarambabaje reka nze mukumire muhereho yego ngo baramwandikiye baramubwira sharinze link ya officiel ngo ni yaca no yawe sha naretekereje papa Kamba naryamye hafi y'ibirindiro bya Gitwaza umujinya warantamiye nanjye uyikoraho niba arayinyitirira birababaje yicano ni y'abantu benshi oya ariko se ku buryo ngo bamaze kumenya ko ngo ariye ngo yashoye imari
sha reka nkubwire na chief editor na CEO ewana nta nimbera byombi se turinde wapi biba bishimishije dusuze mwenyewe wasigaye kati tutabitinzemo rero uzi inkuru si babashirimo irashimishije yimbwire nk'umukada bamaze kutwita amazina kwiki batinyuke bari muri n'icyo kirori nyine cyo kwizihiza nyine byo achievement barangije barampamagara muri wa mujyo mba ndi tayari +1 yego barampamagaye aho ntujye ureba ku ruhande barampamagaye barambwiye ngo batwise amazina ngo ngewe na chief editor ngo nabo ngo ari amagambo mvuga ngo chief editor ngo nabo ngo ntibayashaka ngo bamaze kudukomatanyiriza hamwe ngo batwita Ju izina rishya ngo ni Jarasi n'umukada byitwa Ju ariko ngo hakiyongeramo karaktere ebyiri harabanza hakaza Ju jana u bagashyira muri parenthèse agahita ashyiramo agafaya emoji ku ruhande ntago izina ari Ju gusa ni Ju urabanza ukopeninga bracket warangiza ukandikamo Ju Jarasi n'umukada yego diwi iri gutitiza yego ariko inyuma ngo hakazaho ngo imiriro ni ya miriro ya Godzilla se tuba turi kuvundereza oya se ujye ubona ko title zawe ziba ziri ngo umukada arekuye imiriro ya Godzilla biri Godzilla kabisa tubashimire rero yari ku runini harimo nyine abategarugori biki cyari kirori kinini ntungurwa nuko batureba badukunda bamaze gutamira utu tubiri bavuga ati muri za smart TV se nta shanyara ryaba ryikunkumura mukada ubwo rero bita bintera isoni yo numbize imba ari ibintu najya nkora yawe gatuyo ni umukada ubwo rero abo nabo nagombaga gutambutsa ubutumwa bwabo kugira ngo nabimenye abantu bari kugenda badushyigikira nubwo haba hari abatatureba ijisho ryiza ariko nabo turabakunda kandi tugomba kuzatubasusurutsa ngayo nguko yego rwose okay ubwo ngubwo rero waruvuze kuri +1 ariko na za +3 urumva +3 ubwo si buraye yego na za +6 yego zibaho nazora za +4 za handi navuze barya za piripiri ariko reka mubwire ngewe +6 1 rwose abari 4 iragutameka cyane aya ugicuri ku rutoki ubwo se bararubonye ko urucuritse rwerekeje hirya yaziya gato ariko hagana gutya nanone batazamutse hejuru kuko hariya ikintu cyaho mbakundira ntabwo bajya bateba ngo babure kabone nubwo batangiye bagiye kugutereka wa muvandimwe wanjye rero uzi ibintu byabaye naracitswa aha mba ndondoshe wa muvandimwe ufite ubukwe mu kwa gatanu ndavuze ngo naranavuze ati mama yake nzongere mbone iyo phone nakuguriye itari kwikunkumura wo suzi ko nabikubwiye burya naracitswe navuga ngo yaravuze ngo nananyaruka nkamutera biga Brice munywanyi wawe yahise avuga ati aho kujya iyo diwo tuyibure sidine ibya Vancouver turabitokesheje nahise mbarwirungo ya utaza kunshyushya nkataka inshuti basuhuza batashye muri gahunda y'izose watangiye kunkegera uzi ya gahunda y'ubuhanuzi se aha reka nguhereho Jara wambabariye ukambwirira abanyarwanda reba iriya banga twakoze ejo bundi ntitwayikoze kare mu masaha 9 dufite gahunda yo kujya mu nzira utizindi mbabarira ubwira abanyarwanda abakunzi bacu ijambo nakubwiriye hariya tujye kugenda uraryibuka nawe ushaka kuba utaryibuka ashaka ko ntaryibuka ariko ndibuka ko uziko nari ngiye kuri match wogiye muri gahunda za chief editor ndakubwira ntireka banze nge kunyorosha burya ya matike yapfuye ubusa naravuga ati Karenzi wanjye yatanze senkanagurira abantu nanjye ajya birindagenda ndeba abantu nyatameka nasanze gahunda ari ukuvuga ngo manika ibyo ufite utambu ukimbagira gushyigikira koma amashyi nasanze ariyo gahunda none se uribuka ijambo nakubwiriye hariya
ntabwo nakubwiye iby'ubuhanuzi, turi kuri gahunda y'ubuhanuzi. Vugisha ukuri nimba uryibuka before ya match. Nakubwiye ngo iki? Ubuhanuzi ndabwibuka ko wabwikijeho. Ndavuga ati ariko nubwo tuvuze ati twese inyuma, ariko hari ubuhanuzi nakiriye guturuka muri Zayoni ku mutima unsimbutse. Ese barambeshye? Intumwe imwe rukumbi yarambeshye. Ivuga ati siyara cy'Afurika yakire imbuto. Ntabwo nabikubwiye, sinabikwibukije. Oya na kera hose ariko nagiye mbikubwira ko Amavubi mu cy'Afurika gahunda hari imbuto ya siyara na hariya nahise mbikwibutsa. Ko siyara ari wowe nyine uzajyana se? Nyine wica iteka nyine hataba ijisho ribi. Nge mvuze ubuhanuzi nukuri mbuvugiye gatata kuri ofisiyeri. Nkavuga ati hari imbuto, nkavuga ngo hari ubuhanuzi bwaturutse Zayoni, ariko barambeshye. Habayeho ubuhanuzi bw'uwitwa Rugagi, abantu baramuseka. Aravuga ati wendi kukubona mu makamba ateye ubwoba, ati twarayabonye. Bidashyize kera. Urushize kera ruhinyuza iki? Intwari. Abayambaye ry'akarere. Nukuri ngiye gufata kakana. Nahise mbikubwira ndakubwira ati wese bwa buhanuzi umenya barambeshye tugiyeyo. Sinamenye ikidutambutsemo. Manzi Thierry Hubu. Muhire Keve Hubu. Warakurikiye se? Babicishaga hejuru. We twagize ibyago ntituvugire ku ikipe y'igihugu. Oya ntituvugire ku ikipe y'igihugu bira n'ibyago. Ariko ntago ubuhanuzi ibintu by'amadini byemera. Ntago byemera iby'amadini. Niyo mpamvu ikipe ikurushe byose. Ikurusha amatempt, ikurushe possession, ikurushe iburi kimwe. Ariko nitumenye ikidutambutsemo. No hano mvuga tumenye ubuhanuzi. Yadukubise rwose amarabira ariko nta kundi. Ese none banteza. Ya ubu ngubu imibare hari ngo Nigeria twanganya cyangwa tukayitsinda. Noneho Libya na Benin zikaba zarenga nko ku itegeko rimwe rya kafu. Yego. Zigahanirwa rimwe. Iyo ni imibare witwa Mugisha Patos. Arakubwira ngo Amavubi ngo arahonda 4 ukaza gutegereza kimwe akazogereje akabisubiramo. Birababaje 4 bitanibuka ya terime ya Taifa ya sita. Yamwenyewe se Musemaji avuga ati muraza kubona APR nshya. Yego. Tidondosha. Ewe we. So rero gikada nyemera twinjirire ubwo ngubwo abantu bose tubasuhuze. Ubwo umunsi nzakubona Brisbane. Nzavuga nti umukada nyine yariteretse ariko nanjye uzakomeza unsengera nyine nkugereho naba ndi hawo ngaho katikata osidine nkuko bivuga. Senga ubwo buhanuzi bw'umuvandimwe bugemo. Ese byaba ari bibiduo ikomereje katikati. Ariko se duhirita. Mana yanjye. Ni butingatinga. Katapira kabisa. Zimwe batamiriye umuvandimwe se kumumena. Ati katapira. Gikada twebwe nago dukomeretsa tugendana n'imirongo migari y'igihugu ariko kandi tukababwira ngo amakuru niyo ya mbere. Ubwo rero hari ikintu bita destiny cyangwa igeno irya urarifite ubuhanuzi bwawe urabufite ariko nanone tugomba kubanza tugasavinga igihugu tugagisusurutsa nubwo twabonye ko ba grand frère bacu bose inzoza ari hariya ari naho hantu ndi bwitseho umuriro tujemo uyu munsi. Yego. Urakoze cyane rero nk'umukada nyemerera twinjirire mu miriro yacu uyu munsi. Ni byinshi iyo dutangiye icyumweru burya bari byinshi ko weekend irangwa na byinshi cyane. Yego. Ariko kandi nk'umukada nyemerera ntangire Sabadani tuguha amashyi yikise mfura y'irwa Gasabo. Turatangira ku mashyi. Yego. Ni indabo zawe nyuma ya breaking uheruka ha umena utubwira uti Kazungu Clever kwisha Musemaji kwisha. Yego. Kuri live witwa Fabrizio Romana mwakira muri ya mashati yateguwe ya Made in Rwanda dore ko baba branding igihugu ikote ryiza ry'umukara Muramira Regis yari yambaye Rikari ahungiza bimwe by'abavubyi urabizi baba bahungiza gutya nibyo Rikari yabagare kura bimwe byo muri studio tubibutse ko karaga ko ryari akati viteni muturuka hasi muri parking bakuzamukana
sinzi nimba ubyibuka n'amahawadi yagiye aba bakaguhera hasi, biriya ni ibintu byabo bagiye bakira abantu benshi kuriya. Samu Karenzi ajya kumwiyakirira, iki ni ikindi cy'umutwe titiza. None naramenye se nababwiye ko yari iturutse hejuru breaking. Yego ubuyobozi tugarukiraho. Yego ayo mashyize ko gikada yene ngo naranicaye ariko ngo nipfumbata ngo sinkabivuge cyane ngo abenshi badukunda ngo hano hari public ikuze ngo abenshi baba bubatse ngo sinkakomeretse. Oya ntugakomeretse giberereka. Ariko niyo mpamvu bagomba kuza bakadutega amatwi n'amaso, kubera ko bo nanone twe twabihaye umwanya mwinshi. Kazungu Clever yakirwa rwose tuvuga tuti umukada nawe yariteretse nyuma y'iminsi 3 breakinze down. Urakoze. Mbere yaho gatoya nyemerera nkwibutse andi magambo abiri navugiye aha, kuko nta na rimwe ngenda aryama ngo ndoti inkuru bukenze nyibabwira. Niyo mpamvu mugomba kunyakira, niyo mpamvu mugomba kundeba ijisho ryiza mbisubiramo kenshi. Ngenda ahangaha naravuze ngo Ngabo Robin niboneye kontra ye muri Radio 1. Utekereza ko nabeshyaga? Ntago navuze ngo narumvise, narayibonye proposal contract ye na Regis. Tuberereke. Ndahanga naravuze ngo uwitwa Ntabiganira agiye kugenda, inkubiri itaraza. Abanyamakuru nabashyizemo imbaraga nyinshi kuko birirwa bavuga abandi, habuze umuntu uza ngo nabo avuga amakuru yabo meza. Ariko kandi kuko mubakunda bafite, turebye n'abanyamakuru hano mu Rwanda benshi bafite abaforowa benshi. Ujye kureba Bayago Baraki, ujye kureba Bajarike, reba Bayinga na platform ye. Abanyamakuru yababa we ko tugeze kuri YouTube nyine ahangaha hari agatebe. Yego tubitambukemo neza. Izo nkuru rero nubishaka nzagaruka mbibabwire. Navuze amagambo ejo bundi ndayakina, nsoza mbabwira ngo nifuje 2 months ago, ndababwira ngo nifuje ko Reyo yayoborwa n'aba bagabo barimo bamuvunyi. Sadate wagiye uvugira kampani, wagiye agaragaza kwipanga imishinga kandi akabintyoza, esaje akaba umuvugizi baba Robin bagahunga. Suko mugaye ahubwo nuko haba haje umwerite more than him. Nibyo mba mvuga, anytime biraza gusobanuka. Nituze kujya muri sport ngo udeviye ange ngo ureba outfit is oya uri munsi n'akantu uri kubona hano. Oya ntabwo ari sport c'est Fabrizio. Oya bwo arimo ako kantu ntitubitindeho, turikoza muri showbiz ntitubitindeho. Ariko naho ninjya kwinjira muri showbiz aho ndatangira ngo hindaba baburetse tutarahinjira, baburetse reka nze numve ibyo ngibyo. Ariko navuze amagambo menshi kuri Eme bari kumurwanira. Sinavuze ibya Rugaju rigani kujya hariya. Bari muri ya company ntago babyungo ngo iki kuri Orange hariya. Ngiye niyumviye indirector witwa umuyobozi wa radio rigani, turamubona muri Orange, turamubona hamwe yarasanzwe umutuku. Oyasi umutuku hano ni mu mutuku. Yego cyo mubaza rero niba ari igishushu wambwira pe. Shamana yanjye ibya urakaze bazajya bazumva. Iyo nkuru rero ndayizamo muri siporo. Nababwiye ibyanta ko ari exit, ninjizamo Rugaju n'umwerite. Nanababwira mugende murebe ikiganiro yakoreye kuri The Choice, Sunday Choice Live, banabyitsaho. We nitwabonye bagupromotinga, what do you think ibijyanye na private sector kuyijyamo, ko abantu bari guhembwa menshi, none na Ngabo Robin bari kumutekerezaho. Utekereza ko Reyo yaba bagabo iri buzi ka favoreza ngo bawasiri bazana za matora? Babikora se kora kuzana matera ngira ngo n'uburyo biri yari hushidu kuvuza amagambo atari ngombwa. Uzanyemo ibyinka, haje abagabo nyabagabo. Tukiraho baburetse ngubwire Jara yego timu ya wananchi yego urashaka kwihindura ikipe irimo protokole nyinshi. Oya ntago biravaho, ahubwo aba bantu bamenya aho batsikiye, aho bagize ibibazo, baragaruka bahakosore.
ntibakeneye amagambo yongera gusohoka menshi. Cyambere ni ibikorwa. Miliyoni 100 zasohotse, abakinnyi baguzwe, prime miliyoni 20 yasohotse, payroll, ibindi ni ibikorwa mudondoshe muri pitch za skoro zahagurutse. Na ibindi byo kuvuga ngo uragenda ushiduke wimenye inda. Hari abagabo nyabagabo, ndagira ngo ngarure nkubwire uburyo Sadate Munyakazi yaje mu bajyanama bakuru na Jean Fideli barajya bagishwa inama. Baraba baje gucungira he? Hafi cyane. None ninde uzabivuga? Nkure muri siporo, ndagira ngo nzaze muri siporo ibyo byose mbiceho. None nanjye nze gusaba duhereza amashyi Fabrizio. Uzi ibintu byabaye muri siporo? Umvaye habaye ubugome. Uretse kubikina bazabigarukaho. Wamaze kuncyushyereka. Oya ariko reka mbanze ibyo kugaya tunabigaye, ibyo gushima tunabivemo, tujye muri showbiz. Tubivemo rwose. Aboretse nkumvishe. Uyu munsi ni showbiz. Turadondosha showbiz. Aboretse nkumvishe. Aboretse nkumvishe gato abantu bumve ibyo tuzababwira ninza. Nyumvisha muvandi. Ibyo ninza. Ni ingaruka hano. Baburetse wumve jara nawe ugiye gutungurwa rega simba nkwizeye mvuga ati kakamba kawe muri kumwe. Cyane pe. Rero njemba ngomba kuba mpari. Nukuri kose jara. Siyara. Tumusuze. Kumira. Mbabarira jara. Winyibutsa. Uri kumva? Baburetse wumve ni ibiki byabaye binyemerera ko ugomba kungarura. Yego. Uretse wumve kugira ngo wumve ukuntu ibintu byakomeye. Shiramo twumve muvandi. Wumve ukuntu umuntu ngo batangiye ngo kwishyura ngo ibihumbi ngo 30. Mana yanjye. Umva hano. Yego. Wa presence umushinga ibihumbi 30. Umva hano. Umva amafaranga batanze ndagiye nditse kuri Fabrice. None icyaje no kubabaza abantu nuko amakuru ahari nuko wa presence umushinga ibihumbi 30 tayari by'idolari nibyo bamuhaye. Baravuga ati ngibi ngwino present umushinga nawe ayatura yakugeneye taranti ibihumbi 30 by'idolari tayari. Haza kuba ikibazo rero aya mafaranga aravaye. Nagira ngo nyine wumve impamvu ibi ngibi nge nadondosha gikada simbishaka. Nta siporo twakoze abakunzi bacu ba show business simbishaka. Fabrizio Romano abaye intwari, ararwanye, aratsinze, akoze impinduka. Ndaha nkumira nta narababwiye ngo Fabrizio araje kinga no kwambika amakipe through SK Sport Center iri muri UTC. Ahangayikishijwe no gushyiraho ubuyobozi mu makipe. Nurwo rwego rwe. None nyuma y'ibyo yarwaniye umushinga uhawe Jado Castar ya radio dushima ibiri Rocky itivanga ititeranya igenda gutya ariko nabo bakaba pioneer yaterese iki kiraka gute. Ni gute uyu mushinga bawukwe kuri Mushimire ari we wawuteguye ari byo Taifa yavuzaga induru bimwe bye. Bawukwe kuri Mushimire bawuhaye undi muntu amprise w'umunyamakuru, amakipe ari gusenywa n'abanyamakuru. Ese Fabrizio ni umugabo nyamugabo utita ku mafaranga ahubwo uvuga ati impinduka nimba zabaye sava muhibyo birakabandi. Ese nk'umuntu waharaniye impinduka yaba ari wusobanura ari umureyo w'indani Castar ko ari umu APR ntago ari bibi ahubwo nibyo bintu abakunzi bacu bababyibaza. Mba ngomba kuza nk'umukada nkababwira ngo byahereye aha biragana aha birimo iki kintu kugeza ubwo muri iyi nkuru ubishatse nanabibumbisha Taifa yageze haravuga ngo batangiye no kunanirwa kwishyura amafagitire amwe namwe y'amahoteli bagiye gukora y'amanama. Ninde munyamakuru aha watinyuka ngo azamene ibyo aba banyamakuru bari kuvuga? Naye amatransfer twaye duhereyeho ninge wabitangije mbibabwira ariko iminsi ba myinshi kagira gute Emmanuel. Tujye muri showbiz uzansobanukirwa nzabidondosha jara ndaranganuye ibyo mwiyakire. None se reka kubaza umukada mbere yo kurenga aho ngaho. Yego. Nubwo bwose tugomba kugaruka gato muri show business ko nubundi uvuze kuri Jado Castar ni wewe watubereye imbonera. Uyu ni Nyonza yarabyigiye ujye ubona bitambukaho neza umuhanzi icyamamare Mugisha Ben. Urumva ko bya byose ntabwo uri kure ariko se mbere yuko tujyaho muri reyo bya byose twabonye byinshi. Yego. Ariko hari ibintu uvuze bikomeye. No se nge mvuga ibintu byoroshye. None se nari nipanga inkuru
aba ni abapiyoniya. Jari ku muyobozi wa radiyo bizashyira kera muzabimenya. Iyi ni kampani iyobowe na Jado Castare. Ndagira nkubwire ko umuntu wa mbere udiringa ibiraka no kumenya uburyo ufatiye runini BNB bamwita David Bayingana. Muzamumenya, uyu ni mastermind. Hari n'abayobozi ngomojo batashimaho ariko niyijandike. Hakaba representare gare uri bumenye uburyo nyine ashyira mu bikorwa yikunkumura. Ariko yabaye kampani irimo branch menshi, amaresitora ibiki. Ubu ngubu noneho bagiye gushyira imbaraga muri radiyo cyane, ariko bagere no kuri murandasi. Ubu haje muvoma ya murandasi. Namaze kumenya abanyamakuru barenga 6 bagiye kwirukanwa kuri BNB. Aya ni amagambo navuze kuri RBA before yuko ibi biba. Abase ko nabamenye bakubure bazana berite. Yego, gahunda na babandi batumvaga social media, batumvaga impact ya murandasi, baraje bahagurutse bari gushyiramo imbaraga. Ariko mastermind ninde? Niyo mpamvu umuyobozi wa radio akubutse Santiago Bernabe. Aba ni baba pioneer ba Roki bagurisha abakinnyi benshi, ariko ntubumve mu nduru mu gihe hari abandi mu mice size twumvise iki bari bicanye bapfumukira inyuma. Ibanaceceke ngo bavuga ati babirwaniyemo. Iyi BNB n'abasiniya nzabisobanura, nta wundi wabisobanura. Ni umukada. Yego, oya wishyira mu nzagihe aho ngaho. Sinshako tujya muri sipo. Yego, ntabwo turi burenge kuri diru iyo muri reyo. Yego, ahandi hantu ndi bujye pe cy'umushinga n'ahandi niyo wahajya se ko mba ndondosha. Oya ugomba kudondosha ariko noneho gikada ku cy'umushinga nyirizina wabaye présenté par Jado. Yego, warumbwiye uti iyi kope yari ya Sam. Oya umushinga wizwe na Mushimire. Arazwi, arawutegura, awubwira abakire, baranyurwa. Bohereza abantu kuri tele bakora survey, barawukonfirima. Mu gihe cyo kupresenta nyirawo wari uwuzi usobanukiwe wanawubasobanurira akabakonvenka neza, bawumukuraho. Nono nibanashaka undi mu president, undi muyobozi, intyoza zirahari zirenze ziteye ubwoba, siri ku rwego no kuvugira igihugu. Munyakazi Sadate bagendana n'imirongo migari, twarabivuze nakoze inkuru aha. Mukura abana aha bitwa ba Robeni, niyo bashaka undi muntu wo muri komite barahari bashoboye kuvuga, ntibabikora. Bajya kuzana cya kintu abafana nyine mwazanye muri aperi anta kai n'umureyo. Nicyo kintu na Castare yari idekaraye. Ariko apari yuko yidekaraye, ni umupapa utijandika, ni umupapa uzi kuvuga, ni n'umupapa wabyigiye ayo maproje, afite anahuriye na sports management. Yego, uri kumva icyo nicyo. Ariko se bageraho bavuge ngo baramuhemba $30,000 by'idolari, mwotinze gatata Bruno Taifa ibintu bigasohora, nubarongera aramenye. Kandi Taifa ndagira ngo none namubwiza ukuri, namenye umuntu wamubwaye aya makuru y'umushinga. Baranze no kubwira Sam Karenzi, yawuhawe na mwenyewe Mushimire. Ni nayo mpamvu yaje namuvugira nagira gutariki cyambere nuko yagwaye amakuru ya nyayo y'ukuri. Ni bibise hari inkuru ihera. Niyo mpamvu nawe yababaye yaje mu nkuru ababaye. Kuvuga umushinga gusa $30 by'idolari, ariko baguze na radio presentation. Ibi bizabinzanemo nitonze, wanzanyejo mfite akaye kandi kazi. Ariko uzikunsetsa icyambere ninde uzabahaye amakuru. Mugende mujye kumushaka. Mugende mujye kumushaka. Sam Karenzi yakira Kazungu Clever, Muze Musemaji, 5,600 byari live. Bikoma amashyi. 8 ni mu mizo ya nyuma batangiye kudondosha ngo aperi ngo nareyo. Ariko akiza azamuka 5,600. Iyo record ninde wayi breakings? Ni Fabrizio. Niye mpamvu nkunda abagabo nyabagabo nk'aba bagira impinduka ku gihugu. Nuko ndi umukada. Ariko nawe bagushinja kuba inkoma amashyi. Ndakaba inkoma amashyi y'umugabo nyamugabo. Yego, ubwo nanze kuvuga indi ngire gutya nsuwishe, ariko mana yanjye ndakaba inkoma amashyi y'umugabo ushimwa, umugabo wipanga ibintu bikomeye. Ubwo ni rwo rwego rwanjye. Igishimishije kurusha ibindi hagara ari izi feedback tubona. Igishimishije nuko mwenyewe aba nta jisho ribiri birimo. Yego, aho ni sawa. Okay, so rero ntabwo ndi butinda aho ngaho, ariko ubwo ntabwo mbwiye neza ukuntu byagenze, kubera ko narinzi ko ubutubwire neza aho gato kubundi nkabona kwinjira.
nyine niki cyabaye habaye yuko ariko uragira ngo noneho nyine n'ibindi bintu wumva urwego ko jara impamvu uri kubimbaza ngo mbyinjiremo nuko iki cyaba ikiganiro kwacyo yego nimba rero ari wa mujyi unambwira ati tugira ahantu duhera tunakotinga ariko stili turakotinga amagambo akomeye kugira wumve ya magambo ejo bundi byaragaragaye mu banyamakuru n'abantu baba influencer bakabizaho bakavuga ati ese yore na Sam Karenzi yarabivuze kwanza aravuga ati yore yo muvuga ngo yari mu bihe bibi ngo no mu nzara no mu biki no mu matiku ngo ariko itsinda mwayiretse ikagaruka ko tubona itari mu matiku iyo batiba amafaranga ko tubona nta gicamo ubwo hitswaga kuri ya komite ibyo bikagaruka deja ibaze noneho induru zamaze kuvuga jara niho nshaka kumva neza kugira wumve impamvu uzabimba so reka mbibiri banga rero n'abatari mutari mubizi ikibazo cyajemo niki harimo igipande kimwe ni ukuvuga ngo kirimo Tadeyusi kirimo Rwagacondo ndetse kirimo na Muvunyi bashobora kuba ngo ari babizi ndetse bagategura n'umunyamakuru uza gupresenta umushinga bakawukura mu maboko y'uwari wawuteguye ikibazo rero gihari niki hari bamwe bari inyuma yande y'uwateguye umushinga rero mushimire wabaye no muri igihe kinini cyane ndetse bajya kuzana undi ku ruhande ibyo bintu bitashimishije bamwe ndetse byatangiye no kugaragara yuko bategeze babyishimira totally bakavuga ati ni gute aba bantu barimo kuduhisha iki murumva ari urwukiye ko rwatangiye kuza ni utinyira rero aho ngaho so amakuru rero nge natohoje amakuru afite fact amakuru afite gihamya kandi na ba nyirabyo baraza kubyumva bari bumenye source y'ahantu byaturutse habayemo kutumvikana hagati y'uwatowe nka perezida wa Reyo ariwe Tadeyusi ndetse n'uwari warateguye umushinga kawigaho igihe kinini bita Mushimire ibi bintu ngiye kuvuga ibyo kandi uwo Mushimire niwe waherezaga amakuru nde Taifa Mena mbere ya Sam Karenzi wari umuntu wabo uyu yari yaripanze muri aperi Taifaje muri Reyo mundi akibona uyu mushinga amennye baramupushinga baramwankuraja aboneraho nandi makuru agenda breakinga ubwo rero niyo mpamvu igomba gutuma ibinza nanjye nkababwira ari abantu bakunda umukada n'uburyo adondosha yego nkabisobanura neza none negure se showbiz tusherekanye siporo ngo nibyo bigezweho Sam Karenzi Imana ishimwe ko yatitije umujyi ibindi nabyo nzi ibyo byose na showbiz turayigaruka kandi Sam Karenzi ibi bintu nibirangira biciyemo yifashe umurongo aperi dore na za Kiyovu ejo bundi yaraye muri stade bari mu nama na ba Sidike na ba General na ba Juvenal iyo nkuru narayimenye nayo nzayimena ninza muri siporo ya Kiyovu match yarangiye bubiriraho bari babazimirijeho n'amatara ibaze gukora inama muri mu kibuga muri pitch aramwapere n'amatara bakayizimya mugacana ubutoroshe ariko mukaganira nizampinduka yipanga Imana ishimwe ko yazanye igihanyanswa mu mujyi kandi bikaba biri kugenda neza ibyareyo n'ukuntu bamaze kwicamo ibice abasibo bari gushimana bashyigikirana none ngo Tadeo ngo yicemo ibice nande uze mbumvisha ibya fagitire zitari kwishyurwa ibyo ni ibisanzwe ikibi ni umwuka mubi kandi baravugaga ngo baje kugira ngo bashyire hamwe ni ba nyiri ikipe baje ariko babaha Sadate na Jean Fidel ngo bagire gute bajya babagisha inama batavivuye ntabwo iri bugitambuga barakaze ntacyo reka mbiveho ndabona hari umuntu unyandikiye ngo hope this mail finds you well urumva email ibihasesekaye anyway nta nibirenze yego reka twiyambukira ahubwo oya birarenze kuko iyi ni inkuru nyamukuru muri siporo abakunzi ba Reyo birarenze nzabizamo kwabyo ahubwo nuko ubununguye kandi naye nkahita nijandika byose mba nakurikiye ariko wari wabitangiye ubivugaho muri intro y'ikiganiro bavuze ko ibintu byo muri Reyo niki n'ibyaba Karenzi n'ibyaba Jado ntabwo kubura rero kubivuga none Jado Castar utaripanze utwararwanye inkundura bibaye ari byo bakamuha $30,000 by'idolari ubwo Karenzi waharaniye impinduka Patrice Lumumba cyangwa ni Mandela pe Nelson Mandela wanjye apfa kuba ari uwanjye uri bwongera akantu uti wanjye ubwo we nangahe cyangwa viriyemo ubuntu oya
nakinduka bamwegere nakinduka oya nzaza mbabwire ngo byagenze bite tudondoshe yego okay so rero ubwo byari bitangiye n'ubundi tuguye indabo cyangwa se indabyo zawe nk'umukada tuvuga tuti warabreakinze uvuga ko Kazungu yerekeje kuri Fine FM confirmed ubu ngubu rwose yamaze gutangira ikiganiro cye cya mbere ariko kandi umukada nyemerera nongere ninjira muri showbiz nguha indabo zawe cyangwa se indabyo zawe bitewe n'uko umuntu abivuga arabavuga indabo cyangwa indabyo ariko mwese uko mubivuga iz'umukada turazimuha zimeze ziteze zimeze zite ubushize waranunguye oya ubushize waradondoshe mbona muzee wa kazi muzee wa baraza yakwikije ariko nyine bariya ni babasaza b'imbonera babajyanama babantu na kera hose hari ababunzi bamwe babanza kugishwa inama babandi bababona ibintu mu ishusho ngari turamukengurukiye ubushize nyine wabintunguje ni ibintu nk'ibyo se nabyo bisa nkabyo ariko bimeze bite kiragiye muzee Karegeya yari yakuvuzeho avuga ati amakuru y'umukada bari menshi ati hari n'ayavuga nyine ati ari sensitive se yavugaga ko hari ukuntu aba ashobora kuremera ku buryo bishobora kuba kuri kariba nyine ashobora kurenga abantu benshi ariko icyo ashaka kuvuga tuguha indabyo zawe yego cyangwa indabo zawe yego nyemera tuguha amashyi ameza ate ayibonye coming soon yikize The Ben bwiza oya none se sinarinde ntabwo nakubwiye se aho ngaho nahise mena umuntu bitane wa muproducer mwenyewe mukuru Bobo sha ndavuga ati byawe Bob indirimbo hari igenza nkababwira ngo inkuru nayiyumviye inkuru nayiboneye hari n'izindi nkuru nzambabwira ati nabyo nzi bifite aho biva dore fact dore agafoto dore uyu yambwiye kandi nsanzwe mwizera nimba umuvandimwe amaye inkuru incuro enye zisohora akambwira ngo nguyu sabe iri yeje muburanye ngende mimbi yanjye noneho oya hari abantu muba mumenyeranye kandi uzi urwego rwabo rero biriya twabiciyemo ni ibisanzwe ahubwo mba nawe ngushimira iyo ubizirikanye iyo ubonye ko twabivuze mu ba mbere kandi koko ni rwo rwego rw'iyi platform tugomba kuzajya tubanziriza abandi kandi tukabivuga mu buryo bwa kinyamwuga budakomeretsa wayipinga kandi busiga impinduka The Ben Taigabi rero amaze kuba undi muhanzi mukuru abakuru bo ngo ni batatu byaragaragaye yego ariko ari muri niwe wa mbere umaze gukorana n'abajene batoya compared na Melody kuko Melody we yagiye akorana n'abasiniya gusa ukabona tanto ba JC barabasiniya muri hip hop ukabona ba Riderman barabasiniya ukabona bakwinca bari bamaze igihe muri za rebo bafite akayabo kabari inyuma bariyoni bavuye mu Bugande bavuye kuyora ariko The Ben araza from nowhere ukabona radondoshe na Bushari ukabona mu bihe bishize ukabona uyita nowhere ni from USA ukabona radondoshe oya from nowhere ya Bushari niwe narimbuze Tiger igisamagwa agira gutya oya ukabona babantu bato yabaga yitezwe yabatoye ubona atabyibuke kuri rwa rwego rwe ariko ibyo biva mu bukristo yaciyemo kandi ejo bundi ari butara ari kumwe na Scovia ndibuka bamugurukana kuri Mucoma bati koko akose je naribaje ngo ko Sani yahaye 30 Melody wacu ngo ni cenze oya bahise bashyiramo na depense video nibiki bakarikiriye depense zose na audio buriya byari birimo byose na ikofi yo kwishyura aya Melody niyo kenze so rero ibyo ndabyumva reka twikomereze umukada yego ibyo ndabyumva rwose 100% The Ben yarakoze afasha abantu benshi mu makorabo muri corona aho byari ibindi ndetse na mbere yaho wibuke ko The Ben kimwe mu bintu byamutandukanye na Meddy yari umwe mu bahanzi bari flexible kuri korabo paraporo ya Meddy mu bantu bakora R&B kandi no mu Bugande baramuririmba baramushima burya ba Kid Gaju baradutunguye cyane abaraperi uzi blessing yahaye Tom Cruise ni wankumiriye aha ngiye kudondosha ibya
baba we cikoze uri chief editor mwiza nabigushimira simbe kugayira ariko hari abatarasusurutse ngomba bwire ave byihorere twinjire rero twinjirire rero nk'umukanda narinciye muri siporo kugira ngo tubabwire byabaye mwanze mwumve ko naho tuba tudondosha ariko kandi muri showbiz ntago twashorerekanya siporo eshatu byarajye ubyumva tuve kuri The Ben na Melody rero Melody nawe arazitanga nuko ari mu basiniya ku mibare myinshi cyane na ba John Frog yarazibatamitse South Sudan aragerageza we kandi nyine n'uburyo bwa international no gukaba East Africa urabizi ko Sudan ni muri East Africa nibiki twavuga byinshi yego nyemerera rero banze ngucire umugani nkubambuza undi mukada mbambuza ese nta jambo rya Yesu waduciramo ndebera ijambo turebe irihera uyu munsi ndebera ijambo n'ukuri byibuze twacamo ukabona ko nyine kameme birafasha n'ukuri umurongo wa Yesu oya iryo ushaka ngiye se ko mba mfite yanjye mu mutwe njye nagombera gusoma wapi nari nzi kusoma reka warayiborotse se oya ni duke mba narasigaranye yego mba ndi muri showbiz ngenana n'imirongo migari siporo ndo uyu munsi turagendera kuri he Petero wa mbere gatanu murongo wa karindwi yego muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe ye baba we munsi reka tugenderaho ubwo urabihuza gute n'umwandiko twinjiyemo Miki ayikoreze amaganya ye yose se na Regis Sara yafite oya Regis ari muri skiributi mutsigaye musuzugura umukada narabivuze maze igihe mvuze induru mukanesha agaciro kandi yavuze ko aga ari usenya ibintu byose aga yarangiza akajya kumwandagaza akazana ifoto yo muri 2017 atarisuganya kujyo bigaragare ko nta gicamaga ave byihorere aga promota reka ndondosha ibinagiye mbibabwira ubushize nakubwiye uburyo Miki ndi mu bantu bamukoresha interview za breakthrough narakubeshyaga Miki ndamwanga uzi ibintu Miki yakoreye Regis avuye muri Big Mind yakoranaga na Bansabi na ba Mitsutsu abona ibihumbi 120 akajya kwa Regis abona ibihumbi 1220 yarafropinze batangira gukora filime kwa Regis skate n'ibiki bararebwa baratumbagira kugeza ubwo bazanye vlog Miki TV show baratwika baramamara none ngo Miki ntacyo yafashije Regis urambabaje Regis we ntacyo yamufashije urambabaje oya ushaka kuva ko ntacyo yamufashije ndagira ngo tugendane n'abefeso nuko nimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka abefeso 5 yego mujye mureba mujye mukandaho mbagira ngo tuvuge twa du freestyle duke yego nuko nimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka 5:17 yego rero ntibakatuyobye kubera content creation kubera amavlog agezweho kugira ngo muyobe muvuge ngo urukundo ruravuza ubuhuha kintu cyambabaje kurusha ibindi nahantu Regis yageza akanavuga amagambo ngiye nkumva nta nubwo nanshimishije ariko nta kintu nshinzwe iki birababaje reka nyagusomere wumve Regis yagize ati Miki namufatanya n'umusore baryamye mu gatenga aho aba none yaje kwiriza no kunsebya ngo mumwumve okay ndamapina ashaje kambereka amashya nabafatanye tuvanemo umwana wacu nakundaga amora sinzi nimba aya magambo yumvise yego Miki narabidondoshe umwana waramubyaranye byahise ko ari wohana gahinda kamfati umwana wawe Miki yakumenago yakavuga ngo kimwe mu bintu wamwangiye nuko ngo yari yaranabyaye ubu nabyo birasaba kubibumvisha ngo mubyumve koko none yagiye kujijisha ngo reka mbereke umuntu nabafatanye Mikarana muhakana wumva ukuntu ari bya binyoma ari ibintu atari arimo byari ibintu bya creation ya content azanyemo na amora ngo ni imfura ya Miki ibyo byose ndeka nguhereho byara reba hano ndaguheraho we n'inshuti yawe yitwa Emirene ntabwo ariyo yabitangije itese ntabyo uzi byara oya itese
wabikina se wabikina mbibumvishe bibwira nyiri uko yabitangije iby'amapine ashaje ntabwo byabereye kuri emayi y'impaya none se niwe wabivuze akabikata akabishyira muri tizi ibyo nirirwa mbivuga kuri Emirene no kuri The Ben utekereza ko nta bwenge afite ababizi ibyo arimo se inshuti yawe se si generation zimwe si uguteranya ngo reka nze mbabwire ubushize sinakubwiye ukuntu yamubwiye ngo twapfa umugabo none ngo filime ya Mayidota nyi breaking aha uburyo izaca kuri OB TV show ni yande niyo umugwiza atunga witwa nde ntago yabikonfirimye Godfather muzanye akavuga ngo filime yanjye niyo mpamvu nayishyizemo imbaraga yitwa Mayidota kuki daca kuri Miki TV show cyangwa Miki TV show si yawe kuki atari uyicisha igaca kuri OB TV show si yigushoramo sinavuze ibya miliyoni 12 ntago ari bibi ahubwo ndi kubwira abakunzi bacu ukuntu bantesha agaciro ibi mba narabivuze before jubamfasha yego none Emirene yagiye atangiza ibintu bingana gute amatitire soma titire tizivuga ngo iki ngo iby'amapine ashaje ngo Regis se murakundana ngo njyewe ngo amapine ashaje ngo ubu ngo ndi mu mashya Regis niwe yahereye yandika aya magambo mfashi inkuru yego mfashi inkuru tuyinjire kugendana ino nkuru turi kwinjirana kubera ko ibyo uri kuvuga byose umva hano umva Miki manzo nyumvisha agani mubyara wanjye umva urashize abatabizi banabimenye ababyara barabyarana kuba barabonye turi inshuti cyane yego njye ndumva nta kibazo kibirimo kuba ari kuze wanjye ke John arabizi hari n'abantu benshi babizi rero njye ndumva nta kibazo kirimo ahubwo reka nkubwire hari ukuntu ufasha umuntu pe akazamuka simbihakanye mani yaramfashije ku rwego mpora mbimushimira ariko akumva nanone ntabwo ushobora gutera imbere kwa kundi nyine uvuga ngo umuntu muzamura ariko ntatere imbere agume ari munsi yawe agume yifuza ko wamukenera njye njya gutegura filime y'ubuzima bwanjye bita Mayidota umva isi nayivuze Godfather narasenze ndavuga ati mana mbabari no filime ifate ndambiwe kubaho nk'ipunda nyine to Regis yafataga nka Miki nk'ipunda nkaza nkavuga amagambo ngo ndi kwinjira ngo mu makupure izi ni vloge z'abatiti na Nyambo narabisobanuye mu ntesha agaciro ngo yamufataga nk'ipunda nuko avuze nta n'isoni Miki nuko avuze umva ushingira kuki ufata umugabo wambariye ukuri ukamwita amapine ashaje reka musobanurire njye naravuze ngo urafana usabye imbabazi aya masaha tujye tuvugisha uretse Irene ngiye simurenganya umuntu wafashe gutya mugakundana abantu biga umuco wo kujya abantu batandukana bagatandukana umuntu w'umugabo ntago ari we nabwiraga musubire mu kiganiro mugende mu cyumve neza njye narivugiye ati iyi modoka ishaje uhindura amapine kugira ngo imodoka ikomeze igende Irene aravuga ngo uwo ni Regis uvuze ngo ni amapine ashaje ndamubwira ngo hoya ntago ari we nise amapine ashaje ahantu nzi neza namuvuzeho nta n'ikiganiro cyagiye kurangira kandi nawe nta nubwo ngeze mentioning izina naravuze ngo se abahungu bumva ko umukobwa afite umwana bakamujajinga ese uwo mukobwa uba ukeneye muri kumwe urabizi neza we kabyara njye ndabizi narabyaye nta nubwo mbihakana Godfather ngereka nkubwire kino kintu hari ukuntu nyine abahungu nazi ukuntu bameze nta kindi narenzaho abiza afite umwana najyaga ndekuraha nkavuga ati aba bantu ni ferakuti ni content ni vlog mukanesha agaciro kandi aba ni inshuti zanjye aba mbagenda runono aba ngaba twakoranye breakthrough narabafashe nabyo bazi ndashona none se ndi kwishyuza cyangwa mba ngira ngo nze ukuri kujya pembeni kabisa ibinyoma bijye hehe pembeni nabyo harya mu ijuru ngo intama zizajya he ngo ihene zijye oya intama ni iburyo
ni hene harya iryo jambo ihene zizamo Imana ishimwe ko ihene ari CR7 the goat Cristiano Ronaldo dos Santos mana yanjye Messi amabicycle kick mu birere Messi mu myaka 40 ibura amezi 2 ari kwinjira agakubita metero 2 agatumbagira agakubita bicycle ngo Lionel Messi nuko utangiye uvuga Dani ukupe mikoro ngo Lionel nibiki ngo Lionel nibiki Cristiano Ronaldo ibihugu international records ama Guinness de record umwami wa UEFA Champions League the GOAT umwami w'ibihugu bitanu amanuka Portugal azamuka mu Bwongereza Espagne Ubutaliyana agaruka mu Bwongereza amanuka Arabia Saudite umwana warabura imyaka 3 bacimaka kuri Ballon d'Or zingahe ako se Ndevien ibyo ntibyari kuza mbere mu mwandiko wa siporo kuri Ballon d'Or zingahe Ballon d'Or eshanu mesenye n'izindi enye yibi oya buretse gato arushimwe Messi agaruye iby'igikombe cy'isi nagukumira mbabarira turi muri shop ako papa aridoze ntaho umuhagarika ngo n'izindi enye yagize uti aridoze Iniesta Lewandowski izo zari bagiye babamanuka bageze kuri Haaland noneho barasiribana Modric we yarayitwaye Modric yayibye uwo ntavuze Perez akajya kwiriza ngo Vinicius hamwe yumva ubujura bwe ibi rero narabivuze byaba Mikina ba Regis mba ngomba kugaruka nkababwira ngo ibinyoma byabaye ariko Regis ntuzongere gusebya Miki ngo nuko yabyaye aya magambo yankoze ku mutima nicyo cyambere wabona bo mukunda batabyara nkotinze Miki ariko kandi wari ubizi gutesha umuntu umwanya mushinga amavura ubu se Miki arashyira yiye content yeze kujya muri content akajya yirirwa hamagara abana batungu ibaze nk'utunguye ndi kuri mikoro agahinda kakwica wanyanga twese turabyanga akabatungura ati mama faranga ati ko nayo mfite ati mwamwumvise ko yarikiraman ari umukira akaba abura bitanu yasebyaga abantu ninde wamukumiriye se si umukada aza guhindura ariko ibi byose byari ibinyoma byari content bigeze ku iherezo nejo wundi nabakoze inkuru ariko Imana ishimwe ko Miki yabitanzeho umuki bya Agi promoter ariko nanone hari Obe uri kumenamo kandi dukeneye abatera nkunga n'ubutani muzanesha ubwo ngaho uranansobanuriye neza ko nari nakomeje kuba confused kuri Obe yego nk'umushoramari ari Obedi nkibaza Obedi yaramubwiye ngo butwapfa umugabo ubwo bisobanuye ko mujya gupfa umuntu umugabo hari amarangamutima yacunjumutse yaba yamanutse umwami w'amajyepfo aba yacunjumutse nyine mwapfa umugabo kuko hari ibyacuramye yego n'ubundi umunara w'ababeri yacuramye byahagurutse byahagaze aringamo ipoto se abera ibintu bya Mr Kagame nawe nzamukumira abana bacu ari abakegetanye covid ariko nayo yaravuze ngo ni Melody wacukaga ariko ntiyamushukaga amushukaga hese ari we wishyuye we wishyuye idege igenda oya n'umuntu yari mashaninga neza abo Mr Kagame sinamenye ikimuhubanuje muri covid yakoze cyane kurusha irangiye ariko ntacyo aribwo hari ubuzima bubi ubuzima bubonetse ntuzanemo ibyo kudamarara yagiye kuburya ntacyo ubwo atacigatiye amashakoshi nta mashakoshi yarari gipedayizi tubinyarukamo okay aha ibyo birasobanutse neza ubwo aga de promoter ni aga aga de promoter yego uwo nguwo yari yanshanze nasitangiye kumuconfusinga na Obedi oya we ni umukire saza muri ibi umukire wamusanga no kuri seti ngiye nkibona bafite filime ye yitwa Mayidota nkibona hahiye nagize ngo oya imbarutso ni Obi ariko jovegera hasi ko kari afite akantu afite n'uyu mujyo anyabyo afite umujyo wa data yize gutya
Izeye ko batari kukubona ariko byakoze isoni meki ariko ni vice versa umwe yari musore ntabashaka kubabyaye nawe abashaka urumva niko life Miki n'uwanjye mikari trendi mikari hiti mikafite ubwiza icyamubabaje Regis amukatira nuko yavuze ngo wagize n'uruhare mu kugira ngo mama wawe afungwe na magambo yandi ya kabiri atanshimishije mureke dukumire ntiduheranwe nabyo twizamukire se nkubwire ibyo umuhungu wabamenye nyibwirije abundi se nago twabonye ibya Clapton abakinnyi basohoka mu musubirizo batereye Viru Fonsine aravuga ati ngiye nanagenda nkanakinira ubuntu ariko umuntu wanzanya akanyubakiriye brandi agahabwa ikuzo ntago wabibonye yego havamo abantu benshi ariko bose berekezaga kwa Kiramani abantu benshi birirwa bapostinga Kiramani berekana ngo niwe mu boss wo muri sinema ukoresha abakozi benshi Imana yaranamushubije yabaye umu actor w'umwaka ameze neza ni daddy yego w'abasineaste daddy ni daddy shout out kuri daddy ureba umuntu uri gupanga no gukura Titi Brown mu muziki ngo amujyane muri movie ntiyoroshye kubyina ariko menya oya kubyina oya buretse gato kubyina menya biri guhomba oya uriya mubyibuho suba wiyongera muri segonda abantu bari gukita uriya mubyibuho nose Benda ntiyabaye DJ ngo ariko ngo na KMC karimo MC Hyper DJ okay ubwo rero ubwo Jojo arasigara na kariyeri Jojo kandi ngo ari umujyi umwe nabonye bari guterana amagambo ngo bose ngo ko ari umujyi umwe ngo ari kunsekera yes oya ntituze avuga ati Devin akajya bari hagati ngo ntimumubeshyere ibintu nk'ibyo nyine ntabwo twakomeretsa iki kibuga nacyo turabasuhuje tuba tubareba ijisho ryiza ababyinnyi rwose bajye babikaraga umubyimba natwe batunezeza cyane ejo bundi ronza mu nkuru y'abamenya ndamena ubwo buryo agendana n'imirongo migari Imana yaramubrese inzu yari mu bantu bakoreye agatubutse during covid akinisha abakarakta bake Soreye na Kanimba gusa ariko ipinda rirameneka birakundwa agenda yenseramo batuko yota agenda yenseramo bashafi agenda yenseramo barinda Priya hari ku igikomangoma cy'umusore wimatatuye witwa Ivan sinamukubwiye nago nabikubwiye nibikina ba Disi benda bavuga ati ko bitameze neza Disi Imana yaramushubije iramubwira ngo va kuri mikoro va muri operation utarebwa ijisho ribi igire mu kikoni si Imana se yamuhanuriye kirari igisubizo none se umwana niyamukoye mu idini yego bakingiriwe muri Eperi ikanombe Paroisse ya Kanombe kabeza iki Disi y'imyumbati oya ndavuga kwa gatandatu hari gitwe bizi gahunda nyine ariko ni y'imyumbati yuvuze imyumbati nyine yumva yaje kwa gatanu akayivaho se nawe nyese mama yakamutekera za korokete korokete ngo arazumva ntacyo bigeze kugigirana Imana iramuhanurira iramubwira ati berereka nezeza mama yake urukundo mu vlogging rwa kwanza ngo yakumera ntacyo nyibwirire ariko aho ni wa Ivan yatangiye kubumingira abantu babona ko abantu bipanga imiriro bamugarutseho ariko akaba ibintu by'amamodoka byaragaragaye kuva na kera icyo gihe Disi yanikije ibintu by'amaza kodeshwa kwirebero urabyibuka ngo bakodeshereza amazu n'ibikingo n'amamodoka atari yawe naho biva umuntu arategura umuntu agira gizitiye aya ni amagambo navuze kuri Murungi Sabe kera munesha agaciro buri muntu wese azategura iherezo rye biragayitse kuba washininga ariko imizo yawe yanyuma ikagenda nabi ibyo nibyo yateguye mu gihe cya nyacyo mu gihe cyiza aramanuka mbere yuko yurira indege Kanombe hari hashize iminsi 3 nshakiranye nawe nagera mvugane na Ivan Gay Prince gikoma ngoma urabizi ko back in the days anatwara n'amaward urabizi hari yipanze n'ibiki abantu baranavuga ati nuguhengeka abandi bakavuga ibiki byinshi ariko ntacyo uba widemaritse uba widemaritse Bubakar hari hashize mbere yuko yuriraho iminsi 2 yarabanje dropping umuryango bari no kumusezera araza uparika hafi y'umurenge wa Gatenga n'umupapa n'umumama yaparitse hano nari impagaza ariho rumitamanura nyine kugira ngo ndondoshe hafi kumba ubwo ngo bari kumusezera ngo yurire indege sinabimenya muri wa mujyo ndara nicenge ko mbona ngo badropinza agapiki
bona mama yake uri kumva ameze neza aho ngaho yamaze gusesekara n'indabyo z'umutuku murabizi ko bya Saint Valentin ziba zisobanuye urukundo yego ariko ndavuga ngo papa Kamba wanjye Chief Editor yarambwiye ngo jya udondosha n'ibizibiti n'ibiki none nge mba nicakiriye video bahoberana urw'akaramata urw'akaramata manze nyereke Chief Editor yimperereza umugisha uze kuyimpera abanyarwanda bareba uburyo yahaginganaga biri romantique za hage ziri ku rwego rwo hejuru yubahwe reka nkwiyerekere rero Prince yasesekaye ubwo urayitumba muhobere na muhobere wawe ubwo nyine ni wori bumenye ko mudondosha aho ngaho rwose yawe ntiworoshye kabisa Olivis niyihoberere dogiteri we ariko rangiye habise hari umuntu tuzamitinga once na wire vuba hase muhobere hano mu Rwanda muhire ni kabisa ari mu kihe gihugu kujya umenye nimba gahunda ihari cyane ihari oya ari hakurya y'amazi nyine muwuhe mugi umujyi ntabwo nkuzi neza ariko ibyo byose umugabane ni uwuhe na Aziya bura niko tubara Amerika Aziya oyas katikati oyas in between okay murose hagati aho none se Prince nyine urabona nyine mama yake we ubwo urahita unambwira ati dore bacakiraniye naravu wini kabisa kurabona ko igiporezo kimeze neza kuri yake yego se urabona se bicamo yaratami none se mbabwira umujyi bagomba kujya kumwakiramo kuko ubukwe bugomba kuba muri uku kwa 12 bumwe bugomba kugukonfirima wiyakiriye ugomba guhita ustayinga kuko niyo destiny nyine buriya turanye na TMC indatwa kweri se arya TMC heruka barizona yaragiye yabaye banje Missouri ubu ni Colombia ubu ari Colombia Columbus nawe ujye uyisobanukirwa se yabawe ubonye bitambukamo neza ku murongo windi umuturanyi wa TMC byarangiye igiko ariko nanone yakumiraga abantu bipostinga bo mu Rwanda kumbe mama yake yahaye abacuti be bahariya nyina ati no kuri nakiriye bati Rwanda mu mpanurire bahise bati Rwanda none se yakumiraga kwera iki nurumva bashaka nyine ko bidahita bijya hanze basi bizamenyekane nyuma ariko nacyo ubwibizi biti uracisha mu nkuru kandi bigende neza yego no kuvuga ngo ntabyumvise Onya agapira yari yateguye se kanditseho amagambo y'urukundo n'indabyo nziza yego ubu ngubu muri bamenya umuvandimwe bwo nawe avuyemo nyuma ya bish se bamenya ntari muri shooting ngo mubaze kumubaza niba wagenze ibyo mu Rwanda kuko namenye ibya visa yagendeyeho ko ari ibyabereye mu Rwanda kuyo bamukonfirme ariyo mpamvu yagiye ariko muri stay y'igihe kirekire hari ibindi biba bigomba kubera hariya sinzi nimba bamenya rero yaba hafi uri kuvuga ngo ibirori donc mariage civile yabereye hano mariage religieuse ceremony zindi ni katikati mu mujyi witwa ngo iki Columbus kandi uyu musore afite ubwiza afite uburanga Imana iramushubije ako musore mwiza baho kandi barajyaga babivuga ari amafaranga ajyaga babivuga ubwiza bw'umugabo ni mu mufuka he na mu mufuka yarahafite uzi icyo rya dropping abo babyeyi uzi Hyundai yagenderagamo ari ijyanye se yakasamo oya ntiyayi nimwe yakarekezi Olivier sategera ubwato nagari oya cyo kubaza nagari imwe yakarekezi nagomba wari Hyundai yajyanye wari ijyanye oya kandi nkweretse mama yake akoze nawe ubutoba nuko byatama Allo Yes bamenya umukada ndi kumwe na ko ndi kumwe na Jarasis urimo imbere ewe nta masegonda make ko twari turi gusigning out ikiganiro
makeya cyane bamenya. Nari mvuze ku mukinnyi wawe Iva cyangwa se Prince yamaze gusesekara muri Amerika, twari turi kumuha felicitation ariko tuvuga ngo ikirori cyo mu Rwanda warakitabiriye. Nta kintu kimwe nitabira n'umuhungu wanjye. Yarago oyas byari mu ibanga riteye ubwoba. Wani biki maje mbaza neza bitaziguye. Biziguye kuko yamaze muri Amerika. Oya ibyo mba nabidondoshe kare ko aba yahageze ndi no kwerekana n'urubavu rwe rumeze neza rumuhereza indabyo ahubwo ko ibindi birenze byo kwagiye muri Amerika. Amakuru mbifite. Ngenda yafite ahubwo tubireke. None wamaze kumusimbuza muri bamenya se? Shareka mubwiza ukuri. Mukada. Yo. Izi ni big project ntago ziba zifite imirongo zigendera megari. Ntacyo ubwo Prince wawe yamaze gusesekara buriya ni byiza. Tumwifuriza ishya n'ihirwe. Sawa. Asante bamenya. Mudondoshoje atagendana na gahunda za leta. Nawe bitambuka abagomba kumenya ibyo avuga n'ibyo atavuga. Aba nabasiniya. Atariko nyuma yuko ageze muri Amerika nta kindi ndenzaho. Imana ishimwe ko yasesekaye amahoro mu mujyi wa Colombia. TMC nizere ko atari bumushyire muri Soba Living. Yego. Asante mfura y'Irwanda. Nyemerera duha amashyi uyu munywanyi yarandinze mu gihugu ese ibya papa kamba ko byaciyemo ibya gikada nuwuhe mujyi very soon muwuhe mujyi Brisbane nabwo hajemo ibya mama yakese oya ushobora no kugenda gutyo oya biransaba ngo nishorere nyabona ntihazemo ibya mama yake dusoze gutya rero atura mu mudugudu witwa i Nazareth ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisori ngo wazitwa umunazare uwo ni umukada nangeze ngo ni Imana ikomeye.